Yesu ashimwe bavandimwe. Muri uyu mwanya nifuze ko twaganira amagambo aboneka mu ijambo ry'Imana. Bireka mbere ko tugira icyo tuganira dusenge. Urakoze Data wera, Imana igira neza, turagushimye turaguhimbaje ngo uhabwe icyubahiro. Turagusabye kugira ngo twohereze umwuka wera azatumurikire, maze iri jambo tugiye kwiga niribasha kugira icyo rihindura, dushimira izina ryawe. Komeza kutugira neza no kubana natwe, kandi uzahere umuntu wese uzumva iri jambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Rero bavandimwe, tugiye kurebana amagambo makeya aboneka mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi imperuka, ari ku paje ya 83. ni akagingo ka 264 ndetse n'akagingo ka 265. ntabwo tugiye gusoma konyine. Hariho umutwe w'amagambo uvuga ngo umurimo w'ubuvuzi mu ibwirizabutumwa. Reka dusome. Haranditse ngo uko kwibasirwa mu by'iyobokamana bizagenda birushaho kuvutsa ishanga ryacu ukwishyira ukizana kwaryo, abazarengera ukwishyira ukizana k'umutimanama bazibona mu bihe biruhije, kugira ngo bagubwe neza bo ubwabo. Uko babonye agahe, bagomba kongera ubushobozi mu bibazo birebana n'indwara, ibizitera, uko zakwirindwa n'uko zavurwa. Abazagenza batyo bazabona umurimo aho bagiye hose. None ubwo turibaza ngo abatazagenza batyo bizagenda bite? Isubizo ni uko ubwo nta murimo bazabona. Barakomeza ngo bazahasanga abarwayi benshi bababaye, bazaba bakeneye ubufasha, atari mu bo duhuje kwizera gusa, ahubwo mu buryo bwagutse no mu bataramenya ukuri. Noneho akagingo ka 265 ko karavuga ngo ndifuza kubabwira ko vuba aha ntawe uzaba gishobora gukora umurimo n'umwe w'ibwirizabutumwa akoresheje ikibwirizwa. Buriya ijambo ry'Imana uko ritubwira ni ukuri, kandi mbere y'uko ubwoko bw'Imana bujya mu ijuru, ikintu cyose ijambo ry'Imana ryavuze, umwuka w'Imana yavuze, bikanandikwa mu nyandiko, icyo kintu ni uko kigomba kubanza gusohora mbere y'uko Kristo agaruka. Nimba ijambo ry'Imana rivuze ngo ndifuza kubabwira ko vuba aha ntawe uzaba gishobora gukora umurimo n'umwe w'ibwirizabutumwa akoresheje ikibwirizwa, ibi tugiye kubyumva neza, ahubwo ko hazifashishwa umurimo wo kubwiriza ubutumwa hakoreshejwe ubuvuzi. Rero tugiye kubitekerezaho cyane, kandi dusa nkaho twamaze kubigeramo, kuko iki ni igihe bitoshe gukora umurimo w'ibwirizabutumwa ukoresheje ibibwiriza, ahubwo binyuze mu gusura inshuti n'abavandimwe, binyuze mu buvuzi. Aho honyine hasigaye ho kuba umuntu yakora umurimo w'Imana, naho ibigendanye no kuba umuntu yabwiriza akoresha ikibwiriza biri kugenda bihagarara, kandi bizakomeza kurushaho guhagarara uko tuzagenda dukomeza kurushaho kujya imbere. Reka